itorero ryaratotejwe riri gutotezwa, ese rizatotezwa. Hari abantu benshi bavuga ibintu byinshi, batanti Kristo azatoteza itorero ryavuye mu isi. Hari ibintu ngewe nkunda kumva bikantera agahinda umutima wanjye n'umubabaro, kuko muri iyo minsi hazaba umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi iyo bitaragabanijweho ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Amen. Muri iki gihe turimo itorero rya Yesu riratotezwa, ariko mu buryo bw'amayoberane. Niyo mpamvu abisi batabibona, ndetse n'abantu batandukanye bari mu madini bakaba batabibona, kuko batigishijwe ngo basobanukirwe agakiza icyo ari cyo. Ariko umuntu ukijijwe mu isi, ukijijwe by'ukuri, ntabwo ashobora kugira umunezero mu isi. Ibibaho ntabwo biri fizikali nk'uko mu kinyejana cya mbere byagenze, kuko baratwitswe, bagaburirwa intare, barabambwa, bafatwa ku ngufu, inja ziricwa zabo, abandi bagaburirwa abana babo, batotezwa na Roma n'idini ya Kiyahudi. Bivuga ngo noneho ibyo birareba abategetsi b'isi batuyoboye, abantu k'ibyo bintu byose babibona nk'iterambere ubuyobozi bubazanira ry'umubiri kugira ngo batere imbere kubera umuvuduko isi iri kugenderaho. Ibi bintu bazabikata bate? Bazabwira abayobozi twebwe ntitubyishyiramo, babeho bati? Abantu benshi bo bifata nk'ibintu by'iterambere, ntabwo bifata nk'ibintu byatuma barimbuka. Kandi benshi bari no muri ayo madini, aho ni baba bagiye kwiteranya na za leta, nk'abadivantisite bavuga ngo antikristo ni papa, ngo ni antikristo, akaba kandi yiteguye gutoteza itorero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi. Bahagarara bavuga yuko ari bo bazatotezwa, kuvuga ngo nta bandi bazatotezwa keretse abadivantisite umunsi wa karindwi, batotezwa bazira icyo bita icyumweru, cyangwa se ko bataruka ku cyumweru bakaruhuka ku isabato. Wowe kurimo kugaragaza ko ibyo abadive bavuga atari byo, ahubwo hazatotezwa abizera. Suruse yo gutotezwa kw'abizera cyangwa kw'itorero ni hehe? Cya kabiri, ni bande bazatoteza itorero? Reka mbaho urugero. Hambere 2021 hari ibihe isi yabayemo by'icyorezo cyo bitaga COVID-19. Igihe kigeze biba ngombwa ko buri wese akingirwa kugira ngo ajye muri systemu y'icyerekezo isi yari itangiye gutanga. Icyo gihe umuntu wese wagiriwe ubuntu akamenya ibyo bintu ko atari ukuri, iyo yabyanga yararenganaga. Abantu birukanywe ku kazi kabo, bambuwe uburenganzira bwabo, hari service nyinshi batabonaga. Kubera iki? Ko batemeye amahame n'amabwiriza yari ariho muri icyo gihe muri iyi si. Benshi barababaye, umuntu yararwaraga ntavurwe, ntatinyuke kujya kwa muganga kuko ntibari bumwemere kumuvura. Umuntu yashaka kujya guhaha ariko akavuga ati ntago bari bunyemerere, yashaka kuri imodoka bikanga. Ubuzima burahagarara kuwamenye ukuri kw'ibyo bintu byarimo bikorwa. None se ibyo bintu ako karengane kabaye urumva karabaye kubw'umunsi? Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo kiriya gihe ingaruka zageze ku bantu, haba umudive wabyanze, yaba umurokore wabyanze, umupandekote. Urwo ni urugero duhaye rwiza kuri wa mudive uvuga we ngo niwe uzatotezwa zira umunsi. N'isi ntiyari ikwiriye ko bagira gute bayibamo. Nicyo gihe rero ni ukuvuga ngo isi yari yarabateraganye bameze nk'aho atarabisi. Yarabanze no kuba umuntu yifitiye inzu ye atakyemerewe kuyibamo, no kuba umuntu yarabyaye abana atakyemerewe kubonana nabo kuko wenda bo bemeye ibiriho ariko we ntiyemeye, no kuba igihugu cyawe utakigifitemo uburenganzira. Isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Ntabwo ari twe ba mbere bigiye kubaho nshuti zanjye, nta rwitwazo dufite. Nuko bahamagara intumwa barazikubita, bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu, maze barazirekura. Itorero uko ryatangiye niko rigomba gusoza mu isi. Abaritoteje nibo bazongera baritoteze. Uko ryahamije niko rizongera guhamya. Uko ryuzuye umwuka wera w'igifute niko rigomba kongera kawuzura. Kandi uko ryabuzwaga kuvuga izina rya Yesu niko rizongera kubuzwa kurivuga. Nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe Mwami. Ni iby'igiciro bana b'Imana, kuko Imana yongeye kuduha uyu munsi ngo tuwishimiremo kandi tunezererwemo, kandi turayishimira kubwo burinzi bwayo bubana natwe buri munsi. Reka rero dusuhuze mwese mudukurikira muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ku migabane yose iri hano muri iyi si, kandi tubifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza muri byose. Abababaye turababwira ngo mukomeze kwiringira Yesu, kuko niwe gisubizo cy'ibibazo by'abari mu isi yose. Rero mumwiringire, mumwikomezeho, ku ijambo ry'Imana avuga ngo ifatiro iyo zishenywe umukiranutsi yakora iki? Nta kindi, ni ukwiringira Yesu. Bavuze ifatiro
baba bashatse kuvuga ibyo wiringiraga by'isi by'ubuzima busanzwe, ariko kandi byose tubiheshwa n'umwami wacu twebwe nk'abana b'Imana. So rero komera, wihangane kandi wiringire umwami wawe kuko ari we gisubizo cyacu. Turashimira Imana rero kubw'uyu munsi, kandi twakiriye mwene data Shyaka Edward. Reka tumuhe umwanya kugira ngo asuhuze abadukurikiye, baba badukurikiye aribwo bwa mbere, kuko abandi mwese bo kuri Iron TV mumaze kugenda mumumenya kuko si ubwa mbere aje. Hanyuma reka tumwakire. Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Umwami Yesu ahimbazwe cyane. Urakomeye? Ndaho ndi umusore ushima umwami Yesu cyane. Imana ishimwe. Nahoze mbona ushyiraho stati kuri telefone y'itariki Satani yarashatse kugira ngo akugubanye. Ngira ngo nanjye byahise binyibutsa ko icyo gihe ndabyibuka kuri Iron abantu benshi baranditse, no ku rubuga rw'abantu benshi duhuriraho hari abantu benshi bagukunda, benshi baranditse, yewe twafashe n'umwanya wo kugusengera. Hanyuma rero turashimira Imana ko ku itariki nk'iyi uyu mwaka turimo aribwo hashize umwaka Imana ikurokoye urupfu Satani yaraguteje. Reka tuguhe umwanya usuhuza abadukurikiye hanyuma ubibwire. Karibu. Murakoze cyane. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Shyaka Edward, umusore wagira ubuntu na Kristo. Nta kindi nirata keretse agakiza k'umwami wanjye Yesu Kristo yanyimpaye. Amen. Amazina yanjye nk'uko mbivuze ni Shyaka Edward. Rero ndashima Imana ku bwanjye no ku bwanyu mwese abadukurikirana muri aka kanya kuri Iron TV. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro mu butumwa bwiza. Nk'uko umuvandimwe yabivugaga, uyu munsi ni itariki itazibagirana mu buzima bwanjye. Ni umunsi w'amashimwe kuri njye no ku muryango wanjye no ku nshuti n'abera bose muri rusange, kubera yuko iyi tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2023 nicyo gihe nakoreyemo accident. Navaga Kampala ngiye i Kigali mu murimo w'Imana, dukora accident, impanuka ikomeye cyane. Njya muri koma nyimaramo iminsi 4, ariko umwami Yesu ndi muri koma nageze mu bwami bwa data arimo ntembereza ku munsi wa 4 arambwira ngo mwana wanjye, si cyo gihe ngo tubane hano, ahubwo subira mu isi kuko hari ibyo nshaka kugukoresha muri ibi bihe by'imperuka. Iyo ni mission yangaruye. Wenda ikindi gihe tuzabiganira mbaho ubuhamya mu buryo burambuye. Umwami wanjye Yesu abamera umugisha, dufatanya rwose gushima Uwiteka. Hari ijambo riba muri Zaburi 126:3 rivuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Uwiteka yankoreye ibikomeye, nanjye ndishimye. Umwami Yesu ndamushimiye kuko yemeye ko nkomeza kumukorera, nicyo cyatumye ngarura mu isi. Ariko ndabizi ko hari umunsi n'ubundi nzamusanganira tukabana iteka ryose. Amen. Amen. Imana yabwe icyubahiro. Shyaka, wadusengera kugira ngo Uwiteka ayobore kino kiganiro. Murakoze cyane. Mana ya Abraham na Isaka na Israeli, sweetheart wanjye, mwami wanjye Yesu Kristo, sweetheart, mwuka wera, muyobozi mwiza, sweetheart, uri inshuti nziza, uri inshuti nzima. Tugushimiye aka kanya Kristo mwami wacu rero, kuko wemeye ko tura imbere ya kamera tuvuga ubutumwa bwawe bwiza mwami kuri Iron TV. Turakwinginze mwuka wera umanuka uyobore. Uwiteka tuvuge tuvugishijwe nawe, nabumvira ijambo rigiraho ribakura naho ribashyitsa, kandi Kristo urushaho kuduhishurira iby'ibi bihe n'iminsi y'imperuka duhagazemo, kugira ngo twitunganye kandi twitegure nk'uko ijambo ryawe ribivuga mu Efeso 6:10 ngo nuko muhagarare mushikamye mukomeye, ngo ibisigaye mukomerere mu mwami Yesu no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Kristo mwiza rero, uyu munsi nta kindi dusigaje keretse kwikomereza mu mbaraga zawe, mu mwuka wera wawe, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Yobora rero mwuka wera abadukurikirana uyu munsi n'abazadukurikirana mu gihe kiri imbere bakurikirana ubutumwa bwiza kuri Iron TV. Uwiteka ugiraho bakura kandi buzagira aho bakura,
Uwiteka kugira ngo nugaruka uzasanga kwizera kukiri muri twe. Data reka bukurikiranwe n'abatuye isi bose bumva uru rurimi. Icyubahiro, amashimwe n'ikuzo y'ibyaha ni mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Shyaka, uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa gutotezwa kw'itorero. Hari abantu benshi bashaka kumva iki kintu bakavuga ati se murashaka ko ritotezwa? Ntabwo tubishaka, ariko kandi nta kizabibuza ko ritotezwa. Kandi nta n'icyabibuza ko ritotezwa n'uyu munsi ndetse no mu gihe cyashize, kuko ikijambo ry'Imana rivuga kigomba gusohora byanga byakunda. Cyane ko uwo turwana nawe ntaho yagiye arahari, kandi turi mu bwatsi bwe niwe turi guhahira. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko isi yashyizwe mu butware bwa Satani. Niyo mpamvu Yesu yaje kudukura muri ubwo butware kugira ngo aduhe isi ishya yaduteguriye tuzabamo. Amen. Rero gutotezwa kw'itorero nicyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Hanyuma wowe twinjiyemo uraduha umurongo w'uburyo tugiye kubyinjiramo neza. Gutotezwa kw'itorero ubundi kurahari. Itorero ryaratotejwe, riri gutotezwa, ese rizatotezwa. Hari abantu benshi bavuga ibintu byinshi, batanti Kristo azatoteza itorero ryavuye mu isi. None ze kazaba ari itorero atoteza, rizaba ryagiye atoteze. Hakaba abandi bavuga bati Antikristo ari kuritoteza, ariko cyane abo ni abafite imyizerere y'idini runaka, cyane ko ibi twabigarutseho nk'abadivantisite bavuga ngo Antikristo ni papa. Papa rero ngo ni Antikristo, akaba kandi yiteguye gutoteza itorero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi. Bahagarara bavuga yuko ari bo bazatotezwa, kuvuga ngo nta bandi bazatotezwa keretse abadivantisite umunsi wa karindwi, batotezwa bazira icyo bita icyumweru, cyangwa se ko bataruka ku cyumweru bakaruhuka ku isabato, cyangwa se ku munsi wa karindwi. Hakaba abandi basa nk'aho bagaragaza ari ku itorero kuva ribayeho, wenda gutotezwa byabayeho mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu, ariko uyu munsi itorero turi mu mudendezo, ntago itorero riri mu mibabaro, ntiritotezwa. Oya, tugomba kwiba twishimye, turanezerewe, ntirizatotezwa kugeza rivuye mu isi. Iki kintu urakivuga iki? Urakoze cyane mwene data. Hari ibintu ngewe nkunda kumva bikantera agahinda mu mutima wanjye n'umubabaro, ariko ikinera agahinda n'umubabaro atari ikindi, ahubwo ngiterwa nuko hari ibintu Satani arimo agenda azana kugira ngo abera birare, cyangwa itorero rya Kristo ryirare, aho kugira ngo bahagarare muri rya jambo nibamenya ibihe bashobora gucamo cyangwa kuzacamo, bitume baba maso, bashake ubusabane bwabo na Kristo, buzuzwe umwuka wera. Noneho byabiye nibiza bizasange hari urwego bagezeho, umwuka wera babashishe guhagarara bahamya, bashikamye, bashize amanga, kuko babanye nawe mu gihe gikwiriye. Ariho ijambo rijya risohora ngo jya wivomerera amazi iminsi mibi itaragera gute, itaraza kugotwa kutaraza, kugira ngo uzabashe kugira gute, kubona ukubaho mu gihe cyo kugotwa, cyangwa se mu gihe cy'imibabaro n'akarengane. So icyo mbivugaho rero, hari ibyo waruvuze uti abantu benshi ntago bemera ko itorero ribabazwa cyangwa rizabazwa, cyangwa se umukristo azababazwa, kuko itorero ni nge nawe abizeye Kristo. Bakavuga yuko nta mubabaro uhari, ngo ako karengane n'uwo mubabaro Antikristo azabatoteza itorero ryagiye. None se ubundi azabatoteza abandi? Ikibazo. Kuko hari n'ijambo muri Matayo 24 umwami Yesu yatubwiye guhera ku murongo wa 21, avuze ukuntu uwo munyabugoma azishura, ikizira cyahagaze ahera. Noneho mbere na mbere ririya jambo nkunda kurivuga, Matayo 24 yisomye umutwe w'ijambo, hatwerekaye neza ngo ibimenyetso bizabanziriza Yerusalemu kurimbuka no kugaruka kwa Yesu ni ibintu bibiri. Ni ukuvuga ngo iryo jambo ririmo ubuhanuzi bw'uburyo bubiri, ryarimo ibizagaragaza kurimbuka kwa Yerusalemu ko bisohoye cyangwa bigeze, nanone hakabamo ibimenyetso bitugaragariza kugaruka kwande kwa Kristo. Noneho kuyera ku murongo wa 21, wenda ndajya naho sinzi niba twasoma, aravuga ngo ikizira n'igihagarara, umunsi mwabonye ikizira cy'umurimbuzi, icy'umuhanuzi Danieli yavuze cyahagaze ahera, muzamenye ko bimeze gutya na gutya, agenda bivuga.
noneho mbere na mbere yabivugaga yerekeje ku kurimbuka kwa Yerusalemu, igihe Roma, Abaroma, ubwami bw'i Roma cyangwa ibyo bita Roman Empire, yagombaga kuzatera Isirayeli igiye kurimbura Yerusalemu. Nicyo ni kimwe. Noneho yongera kubivuga yerekeje kuri twe mu bimenyetso bizatugaragariza kuza kwe. Noneho igihe umwanzi cyangwa umunyabugome ari we wishyira hejuru y'icyitwa Imana azaba yahagaze ahera yiyita Imana, ku buryo azanatoteza ubwo ngubwo abazagira gute, abatazemera kumuramya cyangwa gukora amahame n'amabwiriza ye. Noneho hariho hahandi twebwe uyu munsi abavuga ngo ntabwo, hari aho yavuze hepfo aravuga ngo kandi hazabaho umubabaro utarigeze kubaho. Umva ko kantu umuvandimwe wanjye dushobora kuhasoma. Hasome Matayo 24 umurongo wo guhera kwa 21. Kadusome twumva uko atubwira. Kuko muri iyo minsi hazaba umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi iyaba itaragabanijweho ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Amen. Muretseho gato. Iyo minsi yaba itaragabanijweho ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore. None se ndagira ngo mbaze, intore ni bande? Intore ni uwizera Yesu Kristo, abana b'Imana, ni itorero rya Kristo. Kubw'intore iyo mibabaro izabaho, ariko noneho kuko izagabanywa, kugabanywa rero ni hehe? Aho niho Kristo azatabarira itorero tugatwarwa, akadutwara ya mibabaro, tukayibabazwa igice kimwe, ikindi tugahita twebwe tugira gute, itorero ritwarwa. So rero umuntu umbwira ngo ntago itorero rizababazwa, ongera unsomere Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 29. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 29 aravuze ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Amen. Amen. Urumva ijambo ry'Imana icyo ritubwiye. Rero umuntu uza avuga ngo ntago itorero rya Kristo rizababazwa, ese uwizeye Kristo agomba kuba mu mudendezo, mu mahoro, ntazababazwa. Na Kristo ubwaraho yavuze ngo ushaka kunkurikira ni yiyange, yikorera umusaraba wagira ate, ankurikire, muri Matayo. Ngo ukunda ubugingo bwe kubundutisha azabubura, ariko uwanga ubugingo bwe kubwanjye no kubw'ubutumwa bwiza azabubona. None hano aratubwira ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa. Atubwiyemo ibintu bibiri. Harimo umugabane wo kwizera, tugahabwa ibyiringiro by'ubugingo bugize gute, buhoraho. Icyo ni icyambere. Icya kabiri rero nuko harimo n'umugabane wo kubabazwa kubwe, nkuko nawe yababajwe ku bwacu. Uyu munsi nicyo nje kukubwira nshuti yanjye, wowe utwumva udukurikirana kuri Ayaloni TV. Kristo yatanze ubugingo bwe, arababazwa, yikorera umusaraba wawe nanjye kugira ngo ducungurwe. Natwe nicyo gihe kugira ngo twikorere imisaraba yacu, kugira ngo tumwizere, tumukurikire nkuko yawikwereye agiye kubambwaho. Natwe nicyo gihe ngo tuwikorere tumukurikira, kugira ngo tuzabane nawe mu munezero w'iteka. Rero hano urabyiyumviye, umuntu uzavuga ngo itorero ntirizababazwa, abakristo ntibazababazwa, ni amahoro, ni amahoro, ngo imibabaro izabaho itorero ryagiye. Kandi nanone twabonye yuko iyo mibabaro izabaho kugira ngo ahari n'intore zigire gute, zibivemo. Ariko wenda turi aho ngaho, wenda nanjye ikintu nakongeraho, ngira ngo umuntu ushobora gutinyuka kuvuga yuko abizera Yesu koko by'ukuri batazatotezwa, cyane ko bitigeze binahagara n'ubundi itorero ryatotejwe n'urikomeje gutotezwa. Kandi noneho muri iki gihe turimo itorero rya Yesu riratotezwa, ariko mu buryo bw'amayoberane. Niyo mpamvu abisi batabibona, ndetse n'abantu batandukanye bari mu madini bakaba batabibona, kuko batigishijwe ngo basobanukirwe gakize cyari cyo. Ariko umuntu ukijijwe mu isi, ukijijwe by'ukuri, ntabwo ashobora kugira umunezero mu isi. Ntibibaho, kubera ko Yesu yarabivuze muri Yohana ibice 15 ndibwira umurongo wa 18 kugeza kwa 19, yaravuze ngo abisi nibabanga, mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba abisi baba bakunzi, ariko kuko mutarabisa ahubwo nabatoranije mu bisi, nicyo gituma abisi babanga. Kandi mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja, niba bandenganije namwe bazabarenganya. Ni ukuvuga ngo
ubivuze nuzi ibihe byose kuko ari we waremye ibihe kandi uzi ama generations azatambuka muri ibyo bihe, uzi na situation izagenda icaho muri ibyo bihe byose. Yari abizi ko rero itorero rigomba kuba mu buzima cyangwa se ubukristo abantu bagomba kubuzira. Babohorerwa nandese kuko umwanzi urwanya Yesu ari hano muri isi nawe yagiye, Satani. None abizera Yesu rero Satani agomba kubanga kuko nubundi yanga Yesu. Rero umuntu ushobora gutinya akavanga itorero ntizatotezwa, nje nibaza handa bivana bikancanga. Riri gutotezwa mu buryo butagaragara. Kuko urakizwa neza abantu bakabikwangira, wakizwa neza uri mu kazi bose bakakwirukana, uri kontabure w'umuntu runaka yaza akakubwira turama ruswa y'igitsina, ariko kubera ubukristo ukamwangira akakwirukana, ubwo se nutotejwe uzira ubukristo. Nuvuga ngo gutotezwa kw'itorero ntikwahagaze, riratotezwa buri munsi, ariko ntabwo biri physically nkuko mu kinyejana cya mbere byagenze. Kuko baratwitswe, bagaburirwa intare, barabambwa, bafatwa ku ngufu, inja ziricwa zabo, abandi bagaburirwa abana babo, batotezwa na Roma n'idini ya Kiyahudi. Hanyuma rero biza guhinduka Satani yiga strategies nyinshi zo kugira ngo ananize umugenzi, ahubwo noneho mu buryo ubwawe uve kuri Yesu no utarinze no kumwicirwa, kuko yabonye ko Yesu nta gihombo arimo aragira, yunguka buri munsi. Kwica umuntu umubona Kristo Yesu umuhaye Yesu, kuko abanesheje isi. Satani rero yiga uburyo bwo kuzana ibigusha byinshi n'ibinaniza byinshi kugeza ubwo urangiza Yesu umwihakanye, kamwihakanisha ibikorwa n'imivugire n'ibindi. So cyangwa ubuzima wenda bagufungiye, cyangwa inshuti zigakuvaho imiryango ikakwanga, ugasanga ibi byose biguciye intege. Rero icyo wenda tukiboneye twebwe turi kukirebana nuko rizatotezwa ku mugaragaro. Nibyo nshaka no kuvuga, noneho nerekana n'impamvu naho bizakomoka. Icyo nicyo dushaka kumenya impamvu yabyo, ariko tukiraho wenda ikintu nakubazaho ni nacyo ntangiriyeho. Hano muri iyi si hariho idini rimwe mu nyigisho bigisha kandi zigize foundation yabo ni ikintu cyitwa gutotezwa. Barabiririmba, barabyigisha, usanga abayoboke babo bose ari ibintu babamo cyane, ubona bari proud y'ibyo bintu no kubivuga ko bazatotezwa. Iryo akaba ari idini ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Bo bakavuga yuko gutotezwa kwabo bizaturuka kuruhuka icyumweru. Mu yandi magambo ni icyumweru n'isabato bizaba bihanganye, kandi bakerekana nk'uko berekana ko ubupapa ari bwo nyamaswa kandi ari nabwo antikristo. Ku papa Eglise Katolika ari izatoteza iki? Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ariko bakanerekana n'igishushanyo cyabwo cy'ubupapa ari bo Baprotestani, ko bazafatanya mu gutoteza abantu baruhuka ku munsi wa karindwi. Barabyigisha cyane cyane. None wowe icyo ushaka kuvuga ni iki? Waba uhagaze muri rwa ruhande rw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ko bazazira isabato, gutotezwa k'ubukristo cyangwa kw'abizera cyangwa kwitora urimo kuvuga? Ni muri rusange, kuko umudive ibyo ntabyemera cyane, kavuga ko amadini yose ari Babuloni yanyweye inzoga agasinda. Inzoga ni inyigisho zose zigishwa muri Katolike, mu Baprotestani, amadini ya Giprotestanti yose ni inyigisho zirimo ni inzoga za Babuloni. Bo ntibabemera rero gutotezwa, ahubwo bavuga ko ari bo bazabatoteza babaziza isabato. None wowe abakristo urimo kuvuga bazatotezwa ni mu ruhe ruhande? Urakoze cyane. Ni mu ruhande rw'umukristo, si uruhande rw'idini runaka cyangwa rw'ikintu runaka, ahubwo ni uruhande rw'uwizeye Kristo ari umwana w'Imana. N'abizera bose, bizera bose. Yarizeye Kristo, ayobora ari mu kuri no mu mwuka, yizera Kristo, asengera mu kuri no mu mwuka. Impamvu reka nze nguha urugero rwa hafi, nerekana n'impamvu. Reka ndabanza ntanga urugero rwa hafi. Itorero rya mbere ryatubanjije ry'intumwa ritotezwa, ryajijwe ikintu runaka cyangwa ryajijwe izina rya Yesu, kuko Paulo niho yabivugiye, aravuga mu byakozwe n'intumwa igice cya 21 umurongo wa 13,
igihe yari azamutse yari ageze i Kayisariya avuye mu bihugu by'abanyamahanga arimo agiye Yerusalemu. Noneho ngo haza umuhanuzi wo bitaga Gabo, afata umweko we cyangwa umushumi we arawibohesha, arangije avuga ngo nyiri uyu mushumi uko niboshye gutya niko bazamubohera i Yerusalemu bamutange mu maboko y'abapagani. Wumve, ndagira ngo wumve icyo baziraga. Paulo ngo bararira na ba Timoteyo n'abandi bari aho bose, abigishwa ba Kristo n'intumwa, bati uramenya utajyayo, tumenye yuko umwuka wera avuze ko uzarenganyirizwayo, bikwepu bivemo. Aravuga ati ariko ubwo niki gitumye murira mukamena umutima, usibye no kuboherwa i Yerusalemu, niteguye no gupfirayo kubw'izina rya Yesu. Urumva icyari kigiye kumwica, icyo yari yiteguye gupfira ni izina ryande rya Yesu. Si impamvu runaka, si umunsi, si ibihe, si impamvu y'umunsi, si ikintu icyo ari cyo cyose. Kandi wibuke n'icyo gihe iyo bibi byo, reka twere no kubitindaho cyane, twerekane noneho. Oya, turabitindaho impamvu ushaka hari ikintu cyitwa gusobanuka, abantu bagasobanukirwa neza. Arega nibyo nkunda kuvuga ngo no kugira ngo abantu basobanukirwe bagomba gusobanukirwa n'imyizerere y'amadini ari hano muri iyi si. Kuko nabo ba Adventiste turimo turavuga hakenewe abantu bashobora gukizwa, kuko bazi ko bakijijwe, sibyo? Uvuze ikinyejana cya mbere, uvuze bari bose batotejwe. Icyo gihe ndibwira yuko n'idini y'Abadventiste umunsi wa karindwi yari itarabaho, kuko tuzi igihe Abadventiste babereyeho. Hari Abayuda ejo bundi mu 1846 nibwo idini y'Abadventiste umunsi wa karindwi yavutse. Ubwo bigaragara ko abantu bose babayeho mbere icyo gihe ku mudive abo bantu batakijijwe, kuko ntaho batwereka ngo barukaga ikiruhuko cy'isabato, sibyo? Niyo mpamvu bavuga ngo rero abayiruka muri iki gihe nabyo bazazira icyo kintu kandi bajye mu ijuru. None wakutubwira uti nabizera gusa, ese Abadventiste nabo nabizera? Njyewe hari ikintu kimwe nakomeje no gukomozaho, navuze nti ibi bintu ntago bireba ngo ni idini runaka, ahubwo bizareba uwizeye Kristo akamusengera muki mukuri no mu mwuka, adafite amahame n'imigenzo runaka y'idini agenderaho, ahubwo agendera ku kuri kw'ijambo ry'Imana, ayoborwa n'iki n'umwuka wera. Noneho ni ukuvuga iki rero? Impamvu ndagira ngo nsobanura aka kantu kamwe. Hari ikintu kimwe dukwiriye gukuraho amaso, tugakura amaso ku mihango n'imigenzo y'idini, tukayihanga Kristo, cyangwa tugakura amaso ku munsi n'ibindi bihe n'ibindi bigiye biriho, ahubwo tukayahanga umwami w'abami, tukayoborwa n'umwuka wera. Ntatinze rero, ako kantu warumbajije n'ibyo byose bavuga bati tuzazira isabato, reka mbaho urugero. Hambere 2021 hari ibihe isi yabayemo by'icyorezo cyo bitaga COVID-19. Igihe kigeze biba ngombwa ko buri wese akingirwa kugira ngo ajye muri system y'icyerekezo isi yari itangiye gutanga. Icyo gihe umuntu wese wagiriwe ubuntu akamenya ibyo bintu ko atari ukuri, iyo yabyanga yararenganaga. Abantu birukanywe ku kazi kabo, bambuwe uburenganzira bwabo, hari service nyinshi batabonaga kubera iki? Ko batemeye amahame n'amabwiriza yari ariho muri icyo gihe muri iyi si. Benshi barababaye, umuntu yararwaraga ntavurwe, ntatinyuke kujya kwa muganga kuko ntibari bumwemerere kumuvura. Umuntu yashaka kujya guhaha ariko akavuga ati ntago bari bunyemerere, yashaka kuri imodoka bikanga, ubuzima burahagarara. Kuwamenye ukuri kw'ibyo bintu byarimo bikorwa. None se ibyo bintu ako karengane kabaye urumva karabaye kubw'umunsi? Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo kiriya gihe ingaruka zageze ku bantu, haba umudive wabyanze, yaba umurokore wabyanze, umupantekote, yaba abantu mbega bari mu madini atandukanye, ndetse n'umupagani wabyanze cyane, we bose byabagezeho cyane. Mbega mu kurenganwa no gutotezwa byabagezeho cyane rwose. Reka tuvene ko umupagani we yabyanze kubera gutinya ko hari ingaruka byamugiraho, ariko we cyane ntihitaga ku bugingo, we bati wenda byanteza izindi ndwara. Ariko abantu bafite imyizerere ya Christianism benshi babyanze, babaga bafite ubwoba ko ubugingo bwabo bwagera gute, bwarimbuka kuri urukingo rwabazanira ikindi kintu cyo kurimbuka. Kandi ibi byakoze ku bantu bose babyanze mu madini atandukanye cyane. Urwo ni urugero duhaye rwiza kuri wa mudive uvuga we ngo niwe uzatotezwa azira umunsi. Icyo kirumvikanye. Icyo shaka kubaza, niba umudivantiste we ahamya akerekana inkomoko suruse yo gutotezwa kw'abayoboke b'idini y'Abadventiste umunsi wa karindwi,
wowe ukavuga uti ntabwo gutotezwa kw'itorero bizaza bifite ikintu runaka bibogamiyeho kuko abantu banze kucyubahiriza. ikintu runaka bizaba bibogamiyeho kurwanya izina rya Kristo. Ndashaka kumenya noneho wowe ubukristo bwa nyabwo bwose mbega bizera Yesu, ubwo niba n'abadive harimo abizera Yesu kuko by'ukuri batamuhuza n'amategeko y'ikiruhuko, ubwo iyo mvuze amategeko y'ikiruhuko ndavuga itegeko rya kane ry'isabato, kuko riri mu mategeko 10 bemera ko ariyo ngagize ingoma y'Imana, cyane ko bavuga ko ayo mategeko 10 utayitondeye n'ubundi ntabwo ushobora kwemerwa na Yesu. Urumva ko bashaka kubifatanya ukabijyana ari bibiri, kwizera Yesu ukakira ubuntu ukongera no kwitondera amategeko. Ubwo mu yandi magambo imbuto z'umwuka zo ntibazemera, kandi abizera bo bahabwa umwuka bakera imbuto z'umwuka. Ariko abadivantiste bo cyane ko batiyita n'abizera, bo bita ngo ni abadivantiste b'umunsi wa karindwi, nta nubwo biyita abakristo. N'ubu umudivantiste wita ngo ni umukristo, bitwa ko ari abadivantiste b'umunsi wa karindwi, bo ni ab'umunsi. Mu gihe twe tuvuga ngo turi abakristo, bo baravuga ngo twebwe turi ab'umunsi wa karindwi. So noneho rero wowe kurimo kugaragaza ko ibyo abadive bavuga atari byo, ahubwo hazatotezwa abizera. Suruse yo gutotezwa kw'abizera cyangwa kw'itorero, inkomoko yabyo ni hehe? Iki ni cya mbere. Cya kabiri, ni bande bazatoteza itorero? Ibyo bintu bibiri. Urakoze cyane. Mbere na mbere, inkomoko yabyo ni izi system zirimo zigenda zishyirwaho muri iyi si ya none turimo. Iya mbere yo guhuza idini rimwe, kuko iryo dini rimwe bo barimo barabikora ngo bagamije amahoro. Nigeze kubyigisha hari igihe twabiganiriyeho hano. Babikora bagamije ngo barashakira isi amahoro. Wibuke mu Batesalonike iryo jambo ryaravuze, harimo ijambo rivuga ngo igihe bazaba bavuga ngo nta mahoro bazatungurwa no kurimbuka. Noneho ni ukuvuga ngo uyu munsi barimo barashakira ayo mahoro y'isi, ariko ni imigambi ya Antikristo na Satani n'abayoboye isi bamwiyeguriye. Noneho bakavuga bati duhuze idini, umusilamu, umubudisiti, umubahayi, umunyagatulika, umupfumu n'umukonikoni n'uwizera n'umukristo, rero bose babahuze ahantu hambere. Rero hazava akarengane ni ukuba barimo bahuza ibidahuzwa. Noneho abamenye ukuri bazaba bahagararanye neza na Kristo, bari mu buryo bw'umwuka wera, bahagaze mu mbaraga z'umwuka wera. Mu mbabarire, bahagaze mu mbaraga z'umwuka wera. Ariho Paulo yatubwiriye mu Befeso 6:10 ngo ibisigaye mukomerere mu mwami Yesu no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kugira ngo mubashe guhagarara. Wumve, mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. So icyo gihe abazaba bahagaze rero mu mbaraga, abazaba bahagaze mu mbaraga za Kristo cyangwa mu mbaraga z'umwuka wera, nibo bazabasha kudatsindwa n'ubwo buriganya barimo bazana, berekana ko twese ngo turi abana b'Imana. Aho ni ahantu hambere ndimo nerekana akarengane kabera cyangwa k'itorero rya Kristo. Gusuruse ahantu igomba guturuka ni ku idini rimwe. Iryo dini rimwe barimo bashyiraho icyerekezo cyabo, nibamara kubona bigiye mu murongo neza, nuguhita bavuga bati rero kuva uyu munsi muhagarike kuvuga izina rya Yesu, kuko nurivuga urakomeretsa wa wundi utarizeye umwami Yesu, urakomeretsa mwene so. Kandi turi mu cyerekezo cy'isi nshya kugira ngo dushake iki? Amahoro. Kandi amahoro ni uko udakora ibikomeretsa mwene so. So rero ni ukuvuga iki rero? Aho rero niho hambere twebwe abamenye Kristo tuzanga kwihakanira izina rye, nk'uko kuko ibyo ntabwo ari twe byabibayeho gusa, no mu byakozwe n'intumwa ibice 4 n'ibice 5 hari aho bibigaragaza. Aho bafashe Petero na Yohana bahagurukije ikimuga cyitwa ku irembo ryitwa ryiza, bamaze gukora icyo gitangaza barabafata, kandi bafashwe n'abanyedini, bafatwa n'abatambyi bakuru. Aho nta kabiri uvuze ahambere ndacyari hahandi ku by'idini. Noneho bamaze kubafata barabajyana babwira bati ni imbaraga ki cyangwa ni bushobozi ki? Muzasome mu byakozwe n'intumwa ibice 4 byabateye gukora ibi bintu. Bavuga ngo ni izina rya Yesu, barabahamiriza, barabibutsa bati wa wundi mwanzi, wa wundi mwabambi, uwo nguwo niwe buye rizima rikomeza imfuruka ryanzwe n'abubatsi. Tekereza uwo bahamije, uwo bavuze,
kugeza ubwo bavuga ngo izo mbaraga muri gukoresha ninde wazibahaye? Iryo zina muri guhamya mwarikuye he? kandi bamufite mu bitabo, abahanuzi baramuhanuye, bahoraga bamwigisha mu masabato mu masinagogi ya buri munsi. None ubu ukaba urimo kutwereka ngo ubu buryo bw'idini rimwe bw'impuzamadini yose aba bose nibo bazahindukira barwanye abari guhamya Yesu, kandi nabo bamwemeraga bamuvugaga, nabo bagaragaraga ko bari mu murongo wo kubaha Imana, ku buryo bazafata Edouard bamubaza ati n'imbaraga ki n'izina kiri gutera gukomeza guhagarara, kandi ababikubwira ari abanyamadini bajyaga bamuvuga bakomeye cyane. None wumva igitangaje ngo aba bamaze kubahamiriza, igitangaje ariko rega ni ijambo rigomba gusohora, kuko yaravuze ngo ninjye buye rizima ryanzwe n'abubatsi. Abubatsi se ni bande? Ni abanyamadini, nibo bakabaye bubakira isi n'abisi ku rufatiro rwa Kristo rw'ijambo, ariko noneho nibisoza aribo bamwanze. N'uyu munsi rero niko bigomba kugenda, nicyo cyerekeza isi irimo izana. Batangiye buhoro Interreligious Council, Interfaith Movement, barimo baragenda bahuza imyizerere buhoro buhoro, igihe kizagera noneho bigere ku rwego rwo kuvuga ngo icyo twashaka turakibonye kuva uyu munsi, izina rya Yesu murishyire ku ruhande, muvuge izina ry'Imana. Ariko iyo Mana kuko izina twahawe munsi y'ijuru ni rya Kristo ryonyine, niryo ritwereka Imana itari ikigirwamana. Inkomoko yo gutotezwa kw'itorero binyuze mu idini rimwe cyangwa guhuza ayo madini yose ni ukugira ngo bazakureho izina rya Yesu gusa cyane rwose. Bavuga ati no, uwo Yesu atuma abantu badahuza. Noneho muvuga izina ry'Imana ko abantu bose bararivuga. Icyo nicyo kintu kabisa. Nuvuga Yesu urakomeretsa umusiramu utamwemera, nuvuga Yesu urakomeretsa umubahayi cyangwa umubudist utamwemera, urakomeretsa n'umupfumu, kuko nawe bazaba bafite imyizerere bamushaka. Ahantu nteye ubwoba ko iyo nitegereje muri iki gihe n'ubushakashatsi maze gukora mu bantu benshi, ko hari abantu benshi kandi bavuga ko n'abarokore badashaka kuvuga izina rya Yesu. Igitangaje kurivuga, bafite isoni zo kurivuga. Igitangaje numvishe ko hariho noneho n'abitwa abapasita n'abakomeye basigaye bavuga ko ngo Yesu atari we nzira yonyine cyane rwose. So icyo rero ni ikikwereka ko bo bamaze kwinjira muri system, kuko arahabwa amahame n'amabwiriza yo kuvuga ngo wowe rero irinde gukomeza kwereka abantu Yesu kugira ngo dushakire hamwe amahoro. Ariko ayo mahoro ni ayahe? Kuko Kristo niwe nkomoko y'amahoro, niwe mwami w'amahoro, niwe mwami w'amahoro nshuti yanjye. Rero aho ngaho niho hazava akarengane ka mbere. Iyo ni impamvu ya mbere, kuko wibuke umva igisekeje n'aba bagabo bamaze kubabwira, bababwiye ko ari izina rya Yesu ryabateye kubikora. Baravuga ngo rero uyu munsi turabihanangirije, mugende ariko ntimwongere kuvuga iryo zina. Ahubwo biravuga ngo bana bakubise inkoni nyinshi, barabihanangirije mu bice 5 babakubise ibiboko. Barabakuze bati muramenye iryo zina, muvuga Imana gusa. Barababwira bati ahantu reka ngiye mpabasoma. Asoma none aho babakubise ibiboko, reka rero naho tunasimba. Reka dusome kugira ngo ibintu byumvikane. Hari ibyakozwe n'umwe ibice 5 umurongo wa 40 ugeze kwa 44. Hari ibintu ngeraho ngewe nkavuga ngo koko itorero uko ryatangiye niko rigomba gusoza mu isi. Abaritoteje nibo bazongera baritoteze. Uko ryahamije niko rizongera guhamya. Uko ryuzuye umwuka wera w'igifute niko rigomba kongereka wuzu. Kandi uko ryabuzwaga kuvuga izina rya Yesu niko rizongera kubuzwa kurivuga. 5:40 haravuze ngo baramwumvira, nuko bahamagara intumwa barazikubita, bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu, maze barazirekura. Ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni bazihora iryo zina. Nuko ntizasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iminsi yose mu rusengero ni wabo. Amen. Imana igumugisha. Barabahamagara. Nanze ko tusoma birebire inkuru yose. Aha no dusubira hejuru gatoyi tukareba ikintu cyateje ibi bibazo. Ni Gamariyeri warimo gusobanura ibintu, ariko babwira ati muramenye rwose aba bantu mubitondere, kuko niba ari Imana ntago muzayitsinda. Kadukomeze. Babihanangirizaga bababuza kuvuga mu izina rya Yesu. Niyo usomye mu bice 4 nanone Petero na Yohana
nibo bababanjirije barahorwa iryo zina ariko ngo Petero ashize amanga yuzuye umwuka wera barangije aravuga ngo twebwe ntidushobora kwiyumanganya kureka kuvuga iryo zina ry'uwo twabonye n'ibyo twumvishe n'ibyo twirebeye n'amaso yacu birakwiriye ko twumvira mwebwe abantu cyangwa ko twumvira Imana kandi ababwira n'abitwaga abanyedini nabo bamuhamije bigishaga mensi y'imisi yose mu masabato ariyo mpamvu uyu munsi wa none abafarisayo abanditsi n'abatambyi bakuru niyo mpamvu uyu munsi wa none bafatanyije n'abatware b'abayuda niyo mpamvu uyu munsi wa none nanone barimo bubaka idini rimwe barishyiraho mu buryo bwo kugira ngo mu gihe runaka bazabashe gufata no guharanya abavuga izina rya Yesu none se wowe uvuga ngo ntuzarenganywa kuri iryo zina ubonye ko abano bahowe iryo zina kandi ngo bamaze gukubitwa ngo bishimiye yuko bemerewe kurenganywa bazizwa iryo zina. Hari akantu wavuze kuri ibi bintu by'inkingo mu gihe cy'iki cyorezo kivuyeho cyangwa iyi gahunda y'isi yashyizeho kugira ngo bangize abantu COVID-19 uzi ko hari abantu benshi banze kwikingiza bakajya batangwa n'abayobozi babo b'abapasitori abagatangwa n'abo basenganaga bavuga ngo uriya ngo yanze kwikingiza ngo yasuzuguye itegeko ry'ubuyobozi cyane. Ubundi iyi ni ishusho ntoya itugaragariza uburyo koko abanyamadini aribo ba mbere bazatoteza abizera by'ukuri. Ahubwo se sibo benshi babwiraga abakristo babo bati nimugende mwikingize vuba mukore mwubahirize gahunda za leta muze dukomeze dusenge. Ahubwo banagera ku muryango bashyizeho abantu baza kubabaza ngo muzane ipapuro bigaragaza ko muze tunakomeze dusenge mwikingize vuba dukomeze gusenga. So idini rimwe rero nicyo rigamije kugira ngo ryakane Kristo risenga ibitari Imana y'ukuri kuko Imana y'ukuri igaragarira mu izina ry'umwami Yesu. Gusa uyu munsi inshuti yanjye nicyo gihe ngo wambara imbaraga z'umwuka wera bakubwira ngo nta karengane gahari. Karengane karahari kandi karimo karadusatira mu buryo bugaragara kabayeho kariho mu mayobera ariko noneho karimo karanadusatira mu buryo bugaragara kandi niba utarimo kwambara imbaraga z'umwuka wera wirinda icyaha nicyo cya mbere kuko umwuka wera ntabangikana n'icyaha ihane hindukira iyambure icyaha n'igisa nacyo kamere n'ibitagira umumaro uzuzwa saba Imana ikuzuza umwuka wera kugira ngo icyo gihe ni cyiza we kuzayoboka abamadini cyangwa abakuyoboye mu madini bahakana Kristo ahubwo uzayoboke Kristo wemere no kubabazwa no gukubitwa wishimira imibabaro ucamo. Reba intumwa za mbere rero aho zaturutiye uyu munsi niba abakristo benshi n'itorero bavuga ngo nta mibabaro ihari nta nubwo yabageraho kandi bano batwereka ko bo bishimiraga imibabaro ubu se utangiye kuvuga ngo ntago akarengane kaba nikaza azemera kugacamo ntazamwihakana ku mugaragaro ariko aba bahoraga babizi biteguye bavuga bati usibye no kubabazwa ku bwa Kristo twiteguye no gupfa. Rero nshuti yanjye ahangaha niho akarengane ka mbere niyo mpamvu barimo bubaka iyi dini iri dini rimwe rihuje imyizerere ariko ritizera Kristo nk'umwami n'umukiza ubugingo bwacu. Impamvu ya kabiri rero ni izi system za antikristo barimo bashaka gushyira isi mu cyerekezo gishya bagira ngo bananize umuntu kuba yagira uburenganzira mu isi nta kugura nta kugurisha nk'uko ijambo ribitwereka mu byahishuriwe Yohana 13 adafite ikimenyetso umubare n'izina ni ibintu bitatu ikimenyetso umubare n'izina ariko noneho ibyo bintu uko ari bitatu bihuriweho n'amahanga yose n'isi yose nk'uko wahoze ubivuga ku gihe cya corona mu isi yose bari bashyizeho amabwiriza amwe yo kuvuga ngo umuntu utikingije ntago agomba kubona iki ntago agomba gukora iki. Rero aho ni naho dukwiriye kwitondera ibintu byose isi izagizana kandi bihuriwemo n'ibihugu byose mureba ari ikintu bavuga bati kigiye gukorwa mu isi yose ariko ubwo tugikora utari bugikore ntago yemerewe gukora iki na kiriya na kiriya kubera ko ni icyitonderwa natwe ijambo ryatweretse ko uzaba adafite ikimenyetso umubare cyangwa se izina atazemererwa kugira icyo akora mu isi. Rero ikintu cyose mureba mu isi kirimo cyaduka byatangiriye ku nkingo uyu munsi n'izindi system tugenda twinjiramo antikristo agira ngo ahuze mu buryo bwo guhuza umuntu n'ikoranabuhanga na system y'ikoranabuhanga kugira ngo abe amukontrolinga amufite hano noneho wamburwa uburenganzira mu isi utemerewe kugura
utemerewe kugurisha, utemerewe kugira icyo utunga mu isi. Aho nanone kuri twe bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, nanone niho akarengane kazava, nk'uko katangiye no ku gihe cya korona twabivuze. Abangaga kwikingiza kuko yari sisitemu y'isi yose, kandi bashyizeho amabwiriza, nutikingiza ntabwo ucyemerewe gukora iki n'iki n'iki n'iki. Wenda aho icyo nakubaza, hari igihe uvuga sisitemu abantu ntibasobanukirwe neza izo sisitemu. Niba uza watwereka nka sisitemu zabayeho Satani azikoreramo, ukaba wakerekana n'izindi ziri gutegurwa uyu munsi, wenda uvuti iyi sisitemu irimo kuzanwa, iyi iri kuzanwa, biragaragara ko hashobora gukomokamo no kuba itorero ryatotezwa. Kuko ikigaragara cyo nuko mbere yuko rikorwa mu isi umubabaro ugomba kwiyongera, niko twasomye muri Matayo. Kuko muri iyo minsi hazaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. None ubwiza tuwenga iyo minsi yaba itaragabanijweho ntihagika kuzara ku kanumwe, ariko kubw'intore iyo minsi zagabanywaho. Ni ukuvuga ngo rero gisobanuro nuko kugabanywaho no kuzamurwa kw'itorero. Yesu azahita aricyura, benshi basa nkaho bagiye kurekura. None nize sisitemu tubona ziriho uyu munsi, izabayeho wenda ukavuga ati murebe namwe zizabayeho, hari ikintu zakoze ku buryo ubona hari ukuntu zashakaga gupunguza ukwizera mu bantu. Izo sisitemu nagiye nzivugaho, hari ibindi biganiro twakoranye hano, hari ikiganiro cya microchip twigeze gukora, hari ibiganiro bya digital ID n'ifaranga rimwe twakoze. Niba bajya bakurikirana barazizi. Izo ni sisitemu, ni sisitemu, ni umuyoboro batangiye kubaka wo kugira ngo baganishe umuntu kuba atagifite uburenganzira bwo kuvuga ngo ndahashye, ndaguze, ndagurishije, ese nemerewe gutunga iki mu isi, atari muri wa muyoboro wabo, kugira ngo bamukontrolinge. Kuko byatangiye ubwo bateraga inkingo abantu, bagira ngo babashyire, nagiye mbisobanuraho mu biganiro bitandukanye, bagira ngo bagire icyo babashyira mu mubiri, bamuhuze n'ikorana buhanga na electronics, babashe kumutrackinga cyangwa kumuhakinga. Reka mbivuge gutyo, guhakinga ni ukwinjirira. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, harimo haraza n'ibi ngibi by'irangamuntu y'ikoranabuhanga bagomba guhuza mu isi yose. Isi yose itagifite umwirondoro w'ibifatika, uri mu buryo udafatika, n'ifaranga rimwe, ibyo bizajya noneho nyuma yaho babishyira no mu mubiri w'umuntu, mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Ariko iyo yose ari imikorere ya Antikristo kugira ngo babashe gukontrolinga cyangwa kugenzura abatuye isi yose. Rero nk'uko na mbere gutangira kwa biriya bintu n'inkingo, ndabisubiramo, babyise ngo niba ari amazi y'ingona, sinzi abajya babyita gutya. Abangaga gufata ayo mazi y'ingona cyangwa izo nkingo, mwabonye ko bagiye bamburwa uburenganzira, habayeho akarengane kadasanzwe bene da, kadasanzwe. Abantu barakubiswe, abantu barafunzwe, mu mashyamba, abantu bararenganyijwe, batorotse mu mago yabo kandi bafite amago. Ariko ibyo ntabwo ari twe ba mbere bibayeho. Binabyutsa n'ishyari noneho hagati y'abakingiwe n'abatikingiwe. None kuko abakingiwe batangiye batubwara mwatubonye nk'abantu b'apagani, nk'abantu batizera, ubwo musa nkaho muducira witeka, bibyutsa amashyari. Uko byabyukije n'amashyari, ukabona umuntu wikingije arakarira utarikingije, yakubaza ngo ese warikingije, wakwibeshye ngo ntisinikingije, ukabona arakurakariye. Ibyo nagiye mbibona n'amaso yanjye. So noneho rero urumva wowe urimo kugaragaza ko izo sisitemu zagiyeho n'izi ngizi zirimo gutegurwa microchip, sibyo? Digital ID, kuko byose biraganisha kuri chip. Microchip igomba kujya mu ruhanga cyangwa mu mubiri, mu kiganza. Ukavuga uti izi nazo ni inkomoko, ni suruse yo gutotezwa kw'abizera. Uko niko kuri. Abo bizeye by'ukuri bakabana na Kristo iminsi mibi itaraza, umwuka rero akaba muri bo, bagasoma ijambo. Abantu rero bashobora kuba ati sisitemu ndayinjiramo kugira ngo ntihatotezwa. Nyine ubwo wihakanye Kristo. Ni nk'uko gusobanukirwa ngo ese iyo sisitemu kuyijyamo ni ukuhakana Kristo, cyangwa ubwo ni ukujyamo kugira ngo natotezwa nta kitwaye ku bugingo bwanjye. Natotezwa urede wihakanye Kristo, kuko n'aba bagabo ku itorero rya mbere bo bazizwaga izina rya Yesu mu buryo bugaragara. Byarashokaga ko kuvuga ati kugira ngo natotezwa reka mvuge ko Yesu ntazongera kumuvuga, ariko musigaze mu mutima, ariko mu bigaragara ne kumuvuga. Urede yajyaga kuba mwihakanye, kuko ijambo ryarambwiye ngo nutinye ugira isoni zo kumamiriza imbere y'abantu, nanjye nzagira isoni zo kumamiriza imbere ya Data n'abamarayika be. Rero mu yandi magambo, kuba uziyobo kugira ngo utarenganywa, ni ukuvuga ngo urimo urahunga
umubabaro wa Kristo, uranga kwikorera wa musaraba wawe, kandi urimo urayoboka bya bindi byo kuvuga ngo izahatira isi n'abayirimo, abakomeye n'aboroheje, kugira ngo bashyirweho ikimenyetso ku kiganza cyangwa mu ruhanga, ngo kugira ngo he kugira ugura cyangwa ugurisha utunda, ngo adafite ikimenyetso cyayo, umubare wayo cyangwa izina ryayo. None rero niba wowe ubikoze kugira ngo utarengana, utahura n'uwo mubabaro wo kuba nta burenganzira ufite mu isi n'ibindi, urimo urihakana Kristo, kandi ijambo ryaratweretse ko izahata. Ariko nanone muri uko guhata hariho abazemera bakabicamo ari ibiharamagara batitaye ku buzima bwabo, kavuga bati kubera uwo twakurikiye ijambo yari duhaye bitaraba none birasohoye, tugomba kumukurikira tukabana n'umwami wacu Yesu. Umwami Yesu abamera umugisha. Icyo ni icya kabiri wowe ugaragaje kisizabe inkomoko yo gutotezwa kw'abizera. N'ibyo bibiri byonyine wavuze, idini uvuze n'izi system zigenda zishyirwaho zo kugira ngo umuntu izo system zishyirwaho n'abandi, ni antikristo n'abayoboye isi n'ubwami bw'isi, ya nyamaswa. Inyamaswa ni ubutegetsi bw'isi nk'uko twagiye tubireba, twagiye tubiganiraho. Rero antikristo, satani aciye muri antikristo urimo ukorera mu bwihisho, mu mayoberane, n'iyi si rero n'abami b'isi n'ubutegetsi bw'isi nibo barimo kuzishyiraho. Ubwo waba ushatse kutwereka mbo nk'ubwo kuvuga ngo mu kinyejana cya mbere, mu gihe cy'intumwa, tubona ko abantu bagize uruhare mu gutoteza itorero. Tubonye icya mbere, abantu bose bafite imyizerere yose ya Kiyahudi ishingiye ku mategeko Mose yahawe. Ubwo harimo bari bahagarariye kwigisha amategeko, aribo bafarisayo, hakaba n'abanditsi bayandikaga, hakabaho n'abatambyi n'abasadukayo, hakabaho n'abasadukayo, n'abatware rero n'abatware bayoboye ubwami bw'Ubuyuda. Abo barafatanyije. Abo ni abambere batoteje abakristo cyangwa se abizera Yesu Kristo mu kinyejana cya mbere. Hakaza n'ubwami bw'Abaroma. Ubwo noneho tugeze no mu butware bw'isi, abategetsi b'isi, uvuga ngo nabo batoteje cyane cyane, kuko amateka yaranabigaragaza cyane, nko muri za 68 ku ngoma y'umwami w'abami witwa Nero. Ari nawe wishe abantu benshi, yishe abakristo benshi, yaratwitse, yarabambye, yagize ati ibyo ni ibintu bigaruka mu mateka y'isi tubona tuzi. Abantu bagiye batandukanya Nero na Titusi na papa witwa Vespasian, wari umwami w'abami Kaisari icyo gihe. Kuko Titusi icyo yakoze, we yagiye Yerusalemu ajya gusenya urusengero, yica Abayuda. Ariko Nero we yatoteje abakristo. Titusi yishe Abayuda bo bakiri mu myizerere ya Kiyahudi, ariko Nero we yatoteje noneho abakristo. Siwe gusa ko n'amateka arabigaragaza. Titus yasoze bya byanditswe byo kuvuga ngo Yesu yari yarahanuye Yerusalemu igomba azagotwa, azasenywa, we nibyo yasohozaga, ibyo Yesu yavuze. Ariko abizera bo batotejwe na Nero, ndetse no kuzamuka mu bindi binyejana. Byuka no muri 80 umwami w'abami witwa Domisiyani nawe atoteje itorero. Ubwo ni ukuvuga ngo bariya bose nabo barafite system zabo bubatse, barimo gushaka abizera bazigenderaho, babyanga bakarenganywa, kandi n'Abayahudi bakagira uruhare rwo gukomeza kubatanga muri leta. None uyu munsi ubwo uravuze uti ni idini n'ubwami bw'isi n'ubutegetsi bw'isi, bitewe na system barimo bashyiraho, kandi zihabanye kandi izo system zikaba zizana na antikristo. Ubwo ni uzibaha zitandukanye n'ibyanditswe, ariko ibyanditswe byazivuze zitaraba. None Shyaka, hari ibintu ubundi abantu bavuga, jewe buriya kenshi turi kuvuga ibintu by'Imana, niga ibintu byinshi kandi nkakanguka cyane. Nk'ibi bintu ko tuba tubivuze, abantu bari hirya no hino bari kudukurikira, ubutegetsi bw'isi nibwo turimo, kugira ngo mbega buratuyobora, nibo bashyiraho gahunda z'uburyo tugomba kubaho. Hanyuma ibyo bintu byose nizo system wagiye uvuga, yaba digital ID, iki cyo n'ubushize nakikwaje abandi, ni gute twayicenga tukayikata? Kandi buri butegetsi bwose bwo mu isi umuntu agomba kuba afite ubwende igihugu bugaragaza uwo ari we n'igihugu cye. Abantu bazayikata bati iyo microchip
abantu bazayikata bate kandi ari bwa butegetsi bumwe burayizana kandi ari nabwo buyoboye abo baturage. Kuravuga uti niba bijyamo bazabihakanye nde? Yesu. Ikindi, abantu bazakata bate ibintu by'imyizerere by'imyemerere mu madini, kari byo uri kutwereka uti n'ejo bundi mu birebana n'inkingo bagize nubwo bashyira abakozi kandi baba basanga ari abakozi babo, rimwe rimwe n'abadiyakoni cyangwa abaprotokole bahagaze bambaye n'amajiri bavuga ngo warikingije, twereke ko wikingije. Wabyerekana ukinjira ukajya mu iteraniro. Bivuga ngo abatarikingizaga ntibinjiraga hehe? Muri izo nsengero ngo bajye gusenga. Kuko bazi neza ko atinjiye hari muri urwo rusengero nta gakiza yaba afite cyangwa atajya mu ijuru. Aho ubundi aho niho hari ikibazo abantu bakwiye gusobanukirwa. None ko abantu nyine nabo bumva ko aho hantu ariho bagomba kubonera agakiza, ukaba urimo kwerekana uti hariya mu madini bazagira uruhare mu kurwanya iki? Abizera banze kugendera kuri sisitemu yaje iriho y'idini rimwe, imyizerere rimwe itemera Yesu ariko yemera Imana. Ukongera ukavuga uti hanyuma sisitemu irebana iyindi sisitemu uvuze ni iyihe? Ni iyi ngiyi yo kuba izi barimo barashyiraho Yesu, izi sisitemu bari gushyiraho microchip n'ibindi. Kandi ukavuga uti suruse yabyo y'ibyo bintu kubizana na antikristo ubigeza hehe? Ku butegetsi. Bivuga ngo noneho ibyo birareba abategetsi b'isi batuyoboye, abantu ko ibyo bintu byose babibona nk'iterambere ubuyobozi bubazanira ry'umubiri kugira ngo batere imbere kubera umuvuduko isi iri kugenderaho. Ibi bintu bazabikata bate? Bazabwira abayobozi twebwe ntitubyishyiramo babeho bati? Abantu benshi bo babifata nk'ibintu by'iterambere, ntabwo babifata nk'ibintu byatuma barimbuka. Kandi benshi bari no muri ayo madini aho ni baba bagiye kwiteranya na za leta. Urakoze cyane. Hari ibintu bibiri cyangwa se bitatu. Icya mbere kizadufasha gutsinda, mbabarira unsomere ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo ibice 11. Turebe Abaheburayo 11. Turebe abatubanjirije muri uru rugendo rwo kwizera. Nabo ibi ngibi bigiye kubaho si twe ba mbere byabibayeho bene da. Hari abatubanjirije muri uru rugendo. Soma umurongo wa kangahe? Uhere ku murongo, reka ndebe neza, umurongo wa 20 wa 30, sorry. Ehera ku murongo 33. 33 mareyo hasi. Baratubwiye ngo wenda ugeze ku 38 ubuhagarikiyeho. Baheshejwe no kwizera gutsinda abami. Baburetse baheshejwe no kwizera gutsinda iki? Abami. Ariko kwizera niko kwagize gute? Barwanaga nabo nuko batsinda mu buhe buryo? Kwizera Kristo batsinze abami mu buhe buryo? Nuko barwanya, nuko intwaro. Baheshejwe no kwizera gutsinda abami, ntago baheshejwe gutsinda abo bami no kurwana. Kwizera Kristo ko kwabaheshejwe gutsinda, bakomatana na Kristo, umwuka wera akababashisha guca muri ya migambi umwanzi yose cyangwa abo bami bisi babaga bashyizeho. Ariko bagiye banesha kandi baneshesherejwe no kugira gute? No kwizera Kristo. Komeza. Baheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka, no guhabwa ibyasezeranijwe, no kuziba iminwa y'intare, no kuzimya umuriro ugurumana cyane, no gukira ubugi bw'inkota, no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi, no kuba intwari mu ntambara, no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bahabwaga aho bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa iboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Bicishwaga amabuye bagakirezwa inkerezo, bakageragezwa bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene. Banyazwe byose bakababazwa bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamywa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza kugira ngo abo badatunganwa rwose tutari kumwe. Amen. Wumvisha abatubanjije ibyo baciyemo. Hari akantu nkunze kavuga ngo n'isi ntiyari ikwiriye ko bagira gute? Bayibamo. Nicyo gihe rero ibyo wavugaga ni ukuvuga ngo isi yari yarabateraganye bameze nk'aho atari ab'isi. Yarabanze kandi iyo bavuze isi nabayituye nyine.
ni abayituye, no kuba umuntu yifitiye inzu ye atacyemerewe kuyibamo, no kuba umuntu yarabyaye abana atacyemerewe kubonana nabo kuko wenda bo bemeye ibiriho ariko we ntiyemeye, no kuba igihugu cyawe utakigifitemo uburenganzira. Isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Ntabwo ari twe ba mbere bigiye kubaho inshuti zanjye, nta rwitwazo dufite, ariko ibyo byose babicagamo ngo kubw'iki? Kubwo kwizera. Umvishe iryo jambo, kubwo kwizera. Barakerejwe inkerezo, baciwe imitwe, mu yandi magambo bararenganyijwe, barafunzwe, barakubiswe, barasererejwe, bambuwe byose kugira ngo bazereraga hose, ngo bambaye imyenda y'imwe, nta burenganzira bagifite mu isi. Inshuti yanjye rero, iki nicyo gihe nta rwitwazo uzitwaza. Icya mbere, ihana icyaha, shaka Kristo bigishoboka ko abonwa, nk'uko ijambo muri Yesaya 55:8 havuze ngo mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Tumwambaza akiri bugufi inshuti zanjye, twambara imbaraga z'umwuka wera. Abo bose bashobojwe no kwizera kwabo, baromatanye na Kristo, barujujwe imbaraga z'umwuka wera, bageze muri ibyo bihe barekura byose, kuko bari bamenye yuko nta mugabane bafite mu isi, ahubwo umugabane wabo uri mu ijuru. Inshuti yanjye rero, nicyo gihe so ntacyo tuzitwaza, nicyo gisubizo cyonyine nabaha, kwizera ko kuzadutambutsa muri ibyo byose cyane. Kwizera yatwanga, nubwo badukereza inkerezo, nubwo badutwika, nubwo batwambika ubusa tukambara impu z'intama n'iz'ihene, nubwo twajya kuba mu myobo, ni ukwizera ko kuzadushoboza gutambuka imbere y'abami n'imbere y'abanyamadini cyane. Kuko kwizera, gukiranuka tubiheshwa no kwizera. Kwizera ni twizera by'ukuri bizaduhesha gukiranuka, tugendere mu nzira y'agakiza, nta cyaha kiri muri twe, umwuka wera ari muri twe, tunezerewe tureba iwacu iyo tujya. Kwizera konyine niko kuzadutsindishiriza ibituri imbere, niko kuzaturwanirira, kukaducisha muri iyo mibabaro tutitaye ku bisi yaduteraganye tudakwiriye no kuyibamo, nk'uko abatubanjije byabagendekeye. Kandi hahirwa ngo upfa apfira mu Mwami Yesu, umwuka nawe atiye imiruho n'imihati yabo, ngo kuko imirimo yabo igiye ibaherekeje. Niko ijambo rivuga mu byakozwe mu byahishuriwe Yohana 14:13. So hari irindi jambo nkunda riba muri Matayo 5:19 rivuga ngo hahirwa abagize gute? Abapfa bazijizwe gukiranuka, abarenganywa bazizwa gukiranuka. Tuzaba tuzizwa ijambo ry'Imana. Matayo 5:11. 11 sorry. Ijambo rikomeye cyane Yesu yavuze ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya. Aho ni 11 uhere ku murongo wa 10. Bakababeshyera ibibi byinshi, babahora, abampora, izina ryawe muzanezerwe, umenye muzishime, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu bwami bwo mu ijuru. Umva icyo kintu. Ariko uhere ku murongo wa 10 niho wavuga ngo hahirwa abarenganywa bazizwa gukiranuka, abarenganyirijwe gukiranuka. Ku murongo wa 10 n'uwa 11 ariko havuga gutyo. So rero bene data, iki nicyo gihe ukubwira ngo itorero cyangwa umukristo nyakuri cyangwa itorero rya Kristo nyakuri rizarenganywa. Hahirwa barenganirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Amen, amen, amen. Wumve rero, ibyo byose turimo tuganamo turenganywa ni bituma duhabwa iki? Ubwami bwo mu ijuru. Ni bituma ingororano zacu zirushaho kuba nyinshi. Irinde icyaha, ihane, izere, gwiza imbaraga z'umwuka wera, gendana n'umwami kugira ngo nawe azagendane nawe mu bihe nk'ibyo bikomeye, ubicemo usa nk'urimo gutembera ku mazi. Urakoze cyane Shyaka, Imana igumisha cyane. Turagushimiye kandi ngo abwirwa benshi akumva beneyo, kandi ubwira uwumva ntavunika. Ubwami bw'Imana burahari kandi abazabutaha nabo barahari. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza nk'ubu waba ufite abo bwagenewe kandi bagomba kubwumva. Icyo dusabwa gusa ni ukwegera Imana ikatwuzuza izo mbaraga, tukagira kwizera kugendera hejuru y'ibibazo n'intambara duhura nabyo muri iyi si, gutotezwa, gukubitwa, kwirukanwa mu byacu, kwamburwa ubutunzi bwacu n'ibindi. Dusabwa kwizera kugira ngo kugendera hejuru y'ibi, kwizera gutsinda imbere y'abami, ugahagara imbere ya genero, ukahagara imbere ukamuhamiriza. So nuko kwizera rero
ngira ngo ni nako Saduraka Meshaki na Abedenego bari bafite na Danieli bahamirije abami barabatsinda kandi birangiza abami bihannye bavuga ati nukuri Imana ya Saduraka Meshaki na Abedenego abari mu isi bose bariyo bakurikira na Nebukadinezari ati Imana ya Danieli ndanditse umuntu wese utazayubaha azakurwe mu bantu bose nyoboye mu bihugu nyoboye. So rero ngira ngo mwebwe mwadukurikiraga murumvise gutotezwa kw'itorero ntibigeze bihagarara, byarakomeje, ahubwo iki gihe turimo hahindutse strategy y'uburyo ritotezwamo, ariko noneho dutegereje nakusi dutegereje ko system turazibonye zose ziri kutwinjiza noneho mu kujya gutotezwa ku mugaragaro, noneho abantu babibona neza kandi tubonye n'abazadutoteza abaribo cyangwa bazagutoteza. Gusa icyambere nuko tuba dufite kwizera. Imana ibahe umugisha, hanyuma dusengere. Mana ya Abraham na Isaac na Israel, Yesu Kristo sweetheart, urera, urakiranuka mwami w'abantu, urakomeye kandi urahambaye, nta wasa nawe. Ushimwe kubw'uyu mwanya mwiza n'iki kiganiro twari turimo, uha umugisha abadukurikiranye bose n'abazagikurikirana, uha umugisha Iron TV. Kristo mwiza, reka uwumva ubutumwa ugiraho bumukura naho bumushyira, kandi data abashe guhagarara akomeye, ashikamye, yujujwe imbaraga z'umwuka wera, adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uwiteka turusheho gukomerera mu mbaraga zawe Kristo, kuko ijambo ryawe ryavuze neza mu Filipi 4:13 ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Mwami wanjye Yesu, reka nsengeye buri wese kugira ngo yuzuzwe imbaraga zawe Kristo mwuka wera. Uwiteka umubashishe byose, ibikomeye, ibyoroheje, ibyiza, ibiteye ubwoba, buri kimwe cyose umubashishe kubicamo adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti dusenze twizeye, amen, amen. Reka dushimire mwese mwari mubanye natwe, tubasaba gushera ngo ubutumwa bwiza ngo bukomeze kugera ku mpera y'isi, kuko muzaba mfatanyije natwe kwamamaza ubutumwa bwiza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mukomeze kugira ibihe byiza, amen. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano